tubifashijwemo na Nyagasani Imana n'umukiza wacu Yesu Kristo, dutoreye umuvandimwe wacu Nefutal Niyibigira gushyirwa mu rwego rwa padiri. Dushimiye Imana. Kuba padiri ni ngombwa kubanza gutangariza imbere y'ikoraniro ry'abakristo imigambi wifitemo ku byerekeye umurimo ugiye gushinga. None rero urashaka kuzajya ukora ubudahwema umurimo w'ubusaserdoti bwo mu rwego rwa padiri, ugahora ukereye kuba umwungiriza udahinyuka w'urwego rw'abepiskopi no kuragira neza ubushyo bwa Nyagasani uyobowe na Roho Mutagatifu. Ndabishaka. Urashaka kuzajya ukorana ubwitonzi n'udahemuka imirimo yerekeranye n'ijambo ry'Imana, wamamaza ivanjiri kandi usobanurira bose amahame y'ukwemera Gatolika. Ndabishaka. Urashaka kuzajya uhimbaza imihango mitagatifu ikomoka kuri Kristo, ubigiranye ubusabanira n'udahemuka, kugira ngo usingize Imana kandi utagatifuze imbaga y'abakristo ukurikije uruhererekane rwa Kiliziya, cyane cyane utura igitambo cy'Ukaristiya kandi utanga isakamento rya penetensiya. Ndabishaka. Urashaka kuzajya ufatanya natwe abepiskopi utakambira Imana usabira imbabazi imbaga y'abakristo ushinzwe, bityo ugahora ushishikariye itegeko ryo gusenga udahwema. Ndabishaka. Urashaka kugenda urushaho kunga ubumwe na Kristo, we musaserdoti mukuru witanze ubwe mu kigo cyacu ngo abe igitambo kitagira inenge gituye Imana Data, bityo nawe ubwawe ukiyegurira Imana hamwe nawe kugira ngo ufatanye nawe gukiza abantu. Ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. Nefutal usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira jye n'abazansimbura bose. Ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Ibambe maze intore yawe umugisha, iribambe maze intore yawe y'umugisha kandi uyita. Nyagasani Mana yacu turakwinginze, wumva amasengesho yacu maze uyu mugaragu wawe umusakaze umugisha wa Roho Mutagatifu hamwe n'imbaraga zikomoka ku ngabire y'ubusaserdoti, kugira ngo ubwo tumugutuye twizeye kugira impuhwe ukamushima ukamugira intore yawe, ukomeza umusendereza ingabire zawe utanga ku buntu kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Umwami wacu Yesu Kristo Imana Data yasize amavuta y'ubutore abigishije Roho Mutagatifu akamuha ububasha na gukomeze kugira ngo uzajye utagatifuza imbaga y'abakristo kandi ubashe gutura Imana igitambo kinogeye.
Kristo nyagasani w'umusaserdoti iteka wo mu cyiciro cya Melkisedeki yatuye umugati na divayi. Akira ituro ry'imbaga ntagatifu rigenewe gusohozwa ku Mana. Jya umenya icyo ukora, ukurikize icyo ubwirwa n'imihango mitagatifu uhimbaza, maze imibereho yawe uyihuze n'ibanga ry'umusaraba wa nyagasani. Tubishimire Imana rwose. Kandi birakwigisha gushimira Imana. Ujyanye n'isosiyete na Kristo.